Yesu nawe yakomeje kugenda akora ibitangaza mu isi, akomeza kugenda abwiriza abantu, akomeza kugenda avuga uwamutumye, ariko ntabwo yari yaravuze ahantu yakuye ubutware. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Turabasuhuje mwebwe mukomeje kudukurikira kuri Mukakarangwa TV, ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbibutsa ko mugomba gukora subscribe na share, mugatera na comment, kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi rero twakiriye umubyeyi agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Munyurwe no gukurikirana ijambo rye, rirafasha. Reka tumwakire. Haleluya, haleluya. Abantu bose abatanzi musanzwe mumbona hano imbere, abatanzi ni Mukakarangwa TV. Ngiye Mukakarangwa, nejejwe nuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana, dushimira kandi abantu badukurikira, abantu tubana, abantu babana natwe, bumve ko tubashimiye. Rero tugeze mu kanya ko gutangira dusenga kugira ngo tuganire cy'Imana yashyize ku mutima wacu. Reka dusenge. Imana, urakoze Mana, urakoze kuko uri Imana. Wagize neza utanga umwana wawe Yesu aduhuza nawe, kandi ubwo ari ku musaraba ngo yarangije byose. Turagira ngo natwe urangize ibyatunaniza kugukurikira, urangize ibyatubuza guhura nawe, urangize ibyatubuza gutabarwa. Tubere Imana, tubere ibyiringiro, kandi umuntu wese amasoko ye uyavomerere, yadudubize kuko uri Imana. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen. Yesu ari kugenda mu isi, yagendaga abwiriza, akiza indwara, ahamiriza abantu iby'ukwizera, ahamiriza abantu iby'ukwizera. Nanone aha araguhamirije, haguruka mugendane, haguruka mugendane, haguruka mugendane. Haleluya. Ka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya Yohana. Turasoma ibice 5, turava ku murongo wa 19 tugere kuri 24. Haranditse ngo Yesu ahamya ko ubutware bwe buva ku Mana. Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora, kuko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'imirimo iruta iyo kugira ngo mutangare. Nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aha ubugingo abo ashaka, kuko ari nta n'umwe Data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari we uca amateka yose, kugira ngo abantu bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha uwo mwana ntaba yubashye na se wamutumye. Ni ukuri ndababwira yuko wumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo azaba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Amena, amena. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze muri Yohana 5. Ahangaha ngo Yesu
yahamyaga ubutware bwe ko bwavuye ku Mana. Umuntu wese aba afite aho yakuye ubutware. Hari ubuhabwa na papa wagiye gupfa, ugasanga abyaye nk'abana 10 cyangwa abana 7, yajya gupfa agakuramo umwana umwe akamuha ubutware, akavuga tuzamenye bene nyuko. Ariko Yesu nawe yakomeje kugenda akora ibitangaza mu isi, akomeza kugenda abwiriza abantu, akomeza kugenda avuga uwamutumye. Ariko ntabwo yari yaravuze ahantu yakuye ubutware. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero Yesu nawe abwira abantu ati ubutware nanjye hari aho nabukuye. Abantu bose bamutega amatwi, ababwira ko ubutware yabukuye kuri se. Ukuvuga ngo aravuga ngo iyo wubashye data nanjye ubunyubashye, wakubange ukaba wubashye data. Aravuga ngo ntabwo wakunda data ngo ngiye unsusugure. Aravuga ngo Imana n'umwana ni bamwe. Ati kandi no gucirwaho iteka no guca imanza ni ngiye wabihawe. Uyu mwanya rero Yesu yakuye ubutware ku Mana, natwe dusaba ubutware Imana ibuduhe, tubashe guhangana n'ibyo turi guhura nabyo, tubashe kugera ikirenge mu cya Yesu nk'uko yatubwiye. Umuntu wese udukurikiye mwifurije ko Imana yamuha ubutware muri iyi minsi, akabasha gusengana ubutware, agategeka, akabasha kujya no mu masezerano ye. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma reka dusome ku wundi murongo uri muri Yohana 17 umurongo wa 20. Haravuga ngo sinsabira abo bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Amina. Turasomye ngo yasabiye abantu mu isengesho rya nyuma agiye kugenda. Aravuga ngo ntago nsabiye abaturi kumwe kano kanya, ahubwo nsabiye n'abantu bazanyizera bizejwe n'ijambo ryanjye bazajya bumva. Wowe rero wumva ko Bibiliya ntayo, wumva ko ibyo bavuga atari byo, ariko Yesu biriho. Yaravuze ngo abari kumwe n'abazarabasabiye, n'abandi bazamwizera kubw'ijambo n'abarabasabiye. Akira gukora kw'Imana, akira ubutware, akira kwizera, akira gukoreshwa n'Imana. Reka dusenge Imana. Umuntu udukurikiye n'Imana, mupapa udukurikiye ahabwa ubutware muri iyi minsi, umumama nahabwa ubutware, umukobwa ahabwa ubutware, n'umwana n'umusore, kandi n'abayobozi muhabwa ubutware, abayoboye amatorero nk'abazayabazwa muhabwa ubutware, kuko Imana yahaye ubutware umwana wayo, natwe igomba kuduha ubutware muri isi tukazahavamo neza. Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimye Yesu, watugiriye neza utubwira aho wakuye ubutware. Natwe turasaba ubutware muri iyi minsi, kugira ngo umuntu wese udukurikiye umuhe ubutware, abashe kwivana ahakomeye, ndetse abashe guhangana n'umwanzi. Urangije urasaba, usabira abo mwari muri kumwe ako kanya, usabira n'abazizezwa n'ijambo ryawe. Turi muri babandi wasabiye tudahari, reka kudusabira kwawe kugira icyo tugukoraho. Umuntu wese ukwizeye abone umugisha kandi abashe gutsinda. Urakoze, urakarama Dadi. Turagushimiye ibyo wakoze, turakoragije n'ibisigaye. Bana n'udukurikiye kandi utubere Imana, twongerera ubutware mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amina, amina.